ari we ngewe tugenda bati ngewe si Dekati Shadiba banyanze gutyo anyanze nuko yifatanyije na Jihad babifatanyije na Kadete aribwo bashatse kunyicira izina ngo bansoringe batwara inzu yanjye noneho bipfa busa bakajya bakora ibiganiro n'abana ba nyirabukara bansebya ndishya ndabihorera icyo gihe byari ibintu byabaye 2018 2020 njya mu rukiko noneho birarangira noneho ngiye kwaka ubwenegihugu baravuga ngo diro nafashe nubwo ngo batansuye inzu kuko bari abantu bashaka kunsuringa nshaka umunyamategeko inzu yanjye bashyiraho homestead ko nta kintu bashaka gukora na kimwe urumva bipfubusha none ngiye kwaka ubwenegihugu mu kwa gatanu nibwo haje miyonoza nyine noneho barambwira ngo diro nafashe ngo nubwo ngo natiyeze mfungwa cyangwa ngirute ngo byangije green card ya nyoko hari byanakoze before y'imyaka 5 narabona ubwenegihugu byo nabyumva kuvuga ngo kugira ngo ubwenegihugu na Jihad bashyiraga wabuze ubwenegihugu bwa Amerika biri mu kwa gatanu ubwenegihugu umva nawe uri kubyumva ngiye gusaba ubwenegihugu bwa Amerika 2023 mu kwa gatanu barabyanze muri interview bavuga ko ngo imyaka 5 yashize ngo amafoto ngo twasakaje kuko Nikora Mujene yavuga ngo twasakaje amafoto yiwe y'ubwambure kandi bari bashadiba bashyize kuri social media na Jihad na Kadete abantu batatu uriya akavuga ngo ngenda yabaye ba social media influencer bo mu Rwanda kugira bamwamamaze bamusakaze baravuga ngo nangije amategeko agenga green card ngo nataramara imyaka 5 muri Amerika sibyo ni kubyumva cyangwa uri kubyumva ndikukumva ndikubyumva mwana ndikukumva noneho ubwo yes noneho ubwo ngubwo ariho iyo process yabashyize muri detention ya immigration noneho ngiye mbona aho kugira ngo mve kuri green card imyaka 10 nari mfite ko mfite green card imyaka 10 aho kugira ngo nsaba asylum nongere nangire bundi bushya kandi nari mfite green card yo kuvuga impamvu ese mu gihugu kiwanye nta cyakubaho cyangwa hari baguhotera ndabati you know what ngiye mfite imitungo muri Amerika kuki natakwisabira gutaha so nubwo nahise nisabira no gutaha ariko mwe mwirwa mwasama hano kuri social media ngerike baramudeportinze umuntu badeportinze azayamba amapinga bakamutanga kuri airport mwigeze mubona hari video bari kumerekanya kuri airport bama immigration mu Rwanda ahubwo ko mwasaza abantu mw'ibigoryi batanuzi iyo mbwayo irimagiragire si yavuze ngo nazaga ngo muri V8 ngo yakonvoye ngo na bodyguard ngo 8 ngo n'ibikapu nk'icumi ngo none nje ngo nagataro kamwe ku mutwe ngo n'agasakoshi ngo kamwe ngo banyerekoreje agataro noneho nkabihorera nigeze bona mbasubiza sinigeze nkabihorera nkikorera ibyanjye nkajya muri process yo gutangira ubuzima bushya nkigurira amazu nkitangira ubuzima bushya nkituriza none nivyo bankoreye byose nshabugufi ngo mbasaba imbabazi Jihad twabura mu nama z'abasangiranye ndakajya yirukanga ntabwo ibintu twabisubiyemo hano na Jihad ahari na Kasuku nawe kuri live yawe ntabwo twabisubiyemo ba Muyango ba Brian bose ntabwo bagerageje kutwunga bikanga abasangiranye ndo batuziranyeho na Jihad bagerageje kutwunga bikanga none se nibejo baravuga ngo if you see something say something ejo bundi nibwo yagize ute ya police ibintu bya Yamano ngiye ntabwo ndi wa muntu ushobora guhimbira umuntu kandi umuntu yasebyaga n'umushiti wongeye Yamano so niba naramugira inama ati dore kana kari kugusebya gutya na gutya aho ugira umusubize ujye kumurega nanga ari cyaha nakumuvuga nabyo kuvuga ngo muhimbe ngo mugire ute nabonye Irene bayisabe umunyamategeko nanga arakwiye kubeshya nagiye kumara bango ngo niba ngo se mwe yabonye ngo date yapostinze bino na bino ngo niba ngo yabonye ngo date yapostinze bino na bino ngo yundi akabikora screenshot ubusenyo bintu miraje adari ngiye wayimuhaye 0888 ninjye wayimuhaye nubwo nanjye tutarebaga narebaga stories iwe ariko nabonye kundi umuntu yapostinze nibwo twafashije screenshot nk'uko uwo mutipe no kugira ngo tubone iyo post nuko yari yabanjeho no kugira ngo tubone iyo post nuko yari yabanjeho post yanjye arimo arantuka iyo post yanjye arimo arantuka yari kurikiranywe niyo ngiyo yari yapostinze ya Yamano byari bikurikiranye on the same day and that's what happened for me to see that
ese se yeah muhungu none abantu mwigira Rwanda nziza muje kuri abantu mwigira Rwanda nziza muje uretse minuza we abantu mwigira Rwanda nziza muje kuri social media ejo mufata munyu kugira bidahita nge nawe nahira mu nzu nawe nahira mu zuru niba njyewe nari mbaho neza muri Amerika abana bakanyicira citizenship nanjye ko n'ubwene gihugu nka garuka bazi mu buzima bugiye kwanga bakaba numbarushije ubuzima bwiza mbayeho neza kubaruta ivyo byose mubirebye ntabwo mwakwa muvuga gutyo ngo uyu munsi niwe nejo nta kibazo uyu munsi niwe naje nejo nese ejo niko mutabivugaga abantu bose mwamuvugiraga muvuga ubugoryi nta numwe wari uzi ukuri nuko rero kuba naje mu Rwanda kaberwa bavuga ngo nango nsetse okay ngaho nawe naseke turebe nta soni ubu se reka nkubaze ubu ngubu nzamba mfite ubwene gihugu ndi muri Amerika ko natuje ko bazi mu buzima bwanjye bugiye kwanga ubu simbayeho neza no kuruta ko ago Godfather ni izina ry'Imana yanyweke Imana ica amaguru n'amaboko ukuntu mbayeho neza mu Rwanda nanubwo ariko nari mbayeho muri Amerika kuko ndikoresha mfite natagiye guhostinga mfite ibindi bintu byanzanira amafaranga iyo mitungo yanjye amazu sibyo hariya ubukora nk'imashini bro kandi mbayeho neza mfite umukozi aranari akikorera akazi nkava mu rugo wenda nimbayeho luxury life ariko nani niyo mbayeho none ni luxury life sibyo mbayeho ubuzima bwese umuntu wese umujene wese cyangwa muri mariye yakwifuza kubamo ariko naje bose bavuga ngo arapfuye ego naza cyo gufasha inzu ya Kimisagara y'ibihumbi 5 naje gucuruza agataro reba mucoma nta muntu ngenda ngo bimugwa amahoro mucoma ngira inama none ubungu busafunze aho man nahubuye ngo nazaje gucuruza ikarito ngo nave muri Serena Hotel ariko umuntu bamudeportinga kaza kaitade yakora muri Serena Hotel yewe ngo mu bintu Mana kugira mve n'ukuntu umva Godfather n'ibintu nanze kubabwira bro mbo n'ibintu nanze kubabwira uko bitabareba leta y'u Rwanda ni umubyeyi ni n'abantu beza bro ngiye basheni Kacyiru baramaze ati account za bank imitungo yawe byose iri ku bya access ngumeze neza cyangwa tuvugishe leta hariya ibintu byawe tubikurikirane bizi bro kugira mvuko Rwanda government ari abantu beza ibintu byenda bifite account ya bank ndi ku monitoring ibintu byose nshobora gutransferinga amafaranga y'ibintu byose ati bagufashe neza igihe wari uri hariya ati bamfashe neza ivyo byose nabo nayikuye kubibuza kubibabwira hano babwira amazina y'abari abantu bamemukiye byose umve ko bicara banabizi mu bintu bamukora noneho nuvuga ngo naripfiremo ndaceceka ariko bro deep and down abari abana n'abagomeye twese wenda kosha dibwe twayizo tukiyunga tukanasubirana ariko ibivugwa ko ibi ngibi byose no kugira ngo Jihad akora ibyo ngibyo ari kwa muri iyo mugabo byabifite aho bihuriye n'ukuri na muri iyo mugabo ndabizi seri ngenda bizi ubu barabibwirwa n'iki ndi kukubwira ko bivugwa ngo ariko mu bantu yabwiye avuga ko impamvu Jihad ko ari umusangirangendo n'umusangirangendo ku giti ciwe yes ni umusangirangendo thank you ya man ko ari umusangirangendo ku giti ciwe iby'abagabo nabyo nzi iwe twamenyanye by the way kandi nabivuye muri inshuro nyinshi twahuye kubera inama yabera ahantu itwaruka Nyamirambo y'abasangirangendo ari umutipe Joseph wayinumiye mu cyerekezo cy'ibintu thank you Sijo 2010 noneho umwana arakegera ashaka ko uretse gato mu 2010 nibwo wahuye na Jihad twahuye n'inama y'abasangirangendo 2010 yes yavuga abasangirangendo ba Caritas ariko naho nari so ntabwo okay tuje dushaka irindi zina ariko abasangirangendo bazi ko nyine ntaryemera dukomeze okay arashira mu twimisimo kugiye bari gupima HIV yego tugiye bari gupima HIV arashyuha ngo bipimisha ujya kwipimisha iyo nama nyine yari kugira ngo baganirize abantu kugira byo kwirinda ko gatera sida ibintu nk'ibyo nyine you know urumva so then nyuma rero nibwo twaduhaye amafaranga mu masangirangendo kugira twiteze imbere ducuruze botike abantu bishyiraga amatsinda bakabafasha bakabaha amafaranga kugira bacuruze bagire ute biteze imbere urumva ubwo rero bya bintu bimaze igihe Jesus so ubwo rero niho ari we ngewe
tugenda bati ngewe si Dekati Shadiba banyanze gutyo, anyanze nuko yifatanyije na Jihad, babifatanyije na Kadete, aribwo bashatse kunyicira izina ngo bansoringe batware inzu yanjye, noneho bipfa busa, bakajya bakora ibiganiro n'abanyirabukara bansebya ndishya ndabihorera. Icyo gihe byari ibintu byabaye 2018 2020 njya mu rukiko, noneho birarangira, noneho ngiye kwaka ubwenegihugu, baravuga ngo diro nafashe nubwo ngo batansuye inzu, kubera ko bari abantu bashaka kunsuringa, nshaka umunyamategeko inzu yanjye bashyiraho homestead ko nta kintu bashobora gukoraho na kimwe, urumva bipfa ubusa. Noneho ngiye kwaka ubwenegihugu mu kwa gatanu, nibwo hajemo iyo noza nyine, noneho barambwira ngo diro nafashe ngo nubwo ngo natiyeze mfungwa cyangwa ngira ute, ngo byangije green card yanjye ko hari bya nakoze before y'imyaka 5 narabona ubwenegihugu. Ibyo bintu byumva kuvuga ngo kugira ngo ubwenegihugu na Jihad bashyiraga wabuze ubwenegihugu bwa Amerika 2024 mu kwa gatanu ubwenegihugu. Umva nawe uri kubyumva, ngiye gusaba ubwenegihugu bwa Amerika 2023 mu kwa gatanu. Barabyanze muri interview bavuga ko ngo imyaka 5 yashize ngo amafoto ngo twasakaje, kuko niko Ramujene yavuga ngo twasakaje amafoto yiwe y'ubwambure, kandi bari bashadiba bashyize kuri social media na Jihad na Kadete, abantu batatu. Uriya akavuga ngo ngenda yabaye ba social media influencer bo mu Rwanda kugira bamwamamaze bamusakaze. Baravuga ngo nangije amategeko agenga green card ngo nataramara imyaka 5 muri Amerika. Ibyo ni kubyumva cyangwa uri kubyumva? Ndikukumva. Uri kubyumva mwana? Ndikukumva. Noneho ubwo ngubwo ariho iyo process yabashyize muri detention ya immigration. Noneho ngiye mbona aho kugira ngo mve kuri green card imyaka 10 nari mfite, ko mfite green card imyaka 10, aho kugira ngo nsaba asylum nongere nangire bundi bushya, kandi nafite green card yo kuvuga impamvu ese mu gihugu kiwanyu nta cyakubaho, cyangwa hari baguhohotera. Ndabati you know what, ngiye mfite imitungo muri Amerika, kuki natakwisabira gutaha. So nubwo nahise nisabira no gutaha, ariko mwebwe mwirwa mwasama hano kuri social media ngerike baramudeportinze, umuntu badeportinze azayamba amapinga bakamutanga kuri airport. Mwigeze mubona hari video bari kumerekanya kuri airport bama immigration mu Rwanda, ahubwo ko mwasaza abantu mw'ibigoryi batanuzi. Iyo mbwayo irimagiragire si yo yavuze ngo nazaga ngo de muri V8 ngo yakonvoye ngo n'aba bodyguard ngo 8 ngo n'ibikapu nk'icumi, ngo none nze ngo n'agataro kamwe ku mutwe ngo n'agasakoshi ngo kamwe ngo banyerekoreje agataro. Noneho nkabihorera, nigeze bona mbasubiza, sinigeze nkabihorera nkikorera ibyanjye, nkajya muri process yo gutangira ubuzima bushya, nkigurira amazu, nkatangira ubuzima bushya, nkituriza. Noneho nivyo bankoreye byose, ncabugufi ngo mbasaba imbabazi. Jihad twahurira mu nama z'abasangiranye ndakajya yirukanga. Ntabwo ibintu twabisubiyemo hano na Jihad ahari na Kasuku nawe kuri live yawe, ntabwo twabisubiyemo. Ba Muyango ba Brian bose ntabwo bagerageje kutwunga bikanga, abasangiranye ndo batuziranyeho na Jihad bagerageje kutwunga bikanga. None se nibejo baravuga ngo if you see something say something. Ejo bundi nibwo yagize ute ya police ibiro bya Yamano, ngiye ntabwo ndi wa muntu ushobora guhimbira umuntu, kandi umuntu yasebyaga n'umushiti wongeye Yamano. So niba naramugira inama ati dore kana kari kugusebya gutya na gutya, aho ugira umusubize ujye kumurega, ntabwo ari cyaha nakurenze savinga byose. Iyo ufite drive license ntabwo ngomba kugirira nka muntu ibi biriho byose. Dore ngiyi nikwereke akumanisha mukundi tuntu twose, reka nawe nyikwereke ibyama byose nabifite humurashu. Dore ngiyi nayo, dore ngiyi drive license, urayibona? Drive license Nevada, urayibona? Eric Semuhungu ngiyi, wambonye? Bagoma tuma banamboroka live ko nikwerekana ibyangombwa kandi wenda bitanemewe. Se uyibonye nayo, urayibonye? Drive license urayibonye Amerika? Hey, allo Nevada bro. Umva nawe ubundi rero man mwige kubana neza, mubana n'abandi mu mahoro, ufite intoki nziza. Thank you.
baravanga ugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere. It's not good kugira ko none se ko mfite indirimbo y'Imana yego muri kwandika muri benshi n'andi kwiho urasa neza shiri alone ndasa neza thank you. So ibindi rero sho man mubane neza mureke sinzi nuko nabivuga naho ubundi ubu rero watembere Europe of course nabuzwa se n'iki gutembera nkigira mu Rwanda nagiye za Dubai na za Kenya na yose ndose ko ikina tatembera kandi mfite ibyangombwa mfite passport yanjye murimo kunera inoza no kuri kw'Imana mfite ubwanwa bwiza thank you uri umwana mwiza narakwikundiye guys I'm happy n'ibyo mfite naho ndi birahagije iyi Amerika muvuga nangare nkibamo pe yes ndi mu Rwanda nese hari icyo mbaye this is my house here now ndi muri hotel hello talk to me this is my place here siraho ndi nese hari icyo mbaye ntacyo mbaye I'm at my house noneho mbayona neza kurusha uko mbayeho muri Amerika. So rero abantu muri kuvuga ngo wafujije ndi mwana yagize ute sinjye ukora muri mu rukiko ya ukora nabi arabihanirwa sibyo niba rero ari guhanirwa ibyo yakoze ngo amaye akazi ka bartender kana akabari ko mu rugo sho nangora akabari ko kuza ngo abantu bose bamweremo this my private nose ahubwo baratuma bamburuka kwerekana inzoga ntabwo byemewe. So otherwise icyo nagira mbabwire nje nashyari ngira uriya mwana w'umuhungu muri kuvuga ngo baramuvuze ngo ni jihad man yaratukanaga yaranutse yanshyize hanze amavideo amafoto mwese murabibuka muri za covid PS5 nurayibonye yaranshyize hanze amavideo n'amafoto naraje nsaba imbabazi ngo twiyunge yarabyanze yaransebeje yamvuze binamvuga biriya bro ndatuza musaba n'imbabazi ngo tubane aho si Rwanda aha ni mu Rwanda bro mu Rwanda ufite amafaranga baho neza bro ngo nanga ari mu Rwanda ni heze si mu Rwanda Yesu we nese irasa amazina Angelique Eric Semuhungu allo umva ahubwo mwebwe nagira inama aba diaspora ari hanze ejo batazabazana nk'ibirayi boze umugane wa Brian muze mu investing wanyu muguru ubutaka mutapinge tapi